Ndashimira umwami Yesu wambatuye mu byaha, uko yanyimenyesheje akankura mu mwijima, nari ndi kure y'Imana nishimiye iby'iyi si, ariko mpuye na Yesu nsanga rwose naribeshye, navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyarinda mu yanjye bimpindukira igihombo, none ubu ingorane zose nzereka umwami Yesu, nkamutakira ni mwami Yesu ngenza uko ushaka, navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyarinda mu yanjye bimpindukira igihombo, none ubu ingorane zose nzereka umwami Yesu, nkamutakira ni mwami Yesu ngenzaho, navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyarinda mu yanjye bimpindukira igihombo, none ubu ingorane zose nzereka umwami Yesu, nkamutakira ndi mwami Yesu ngenza uko ushaka. Haleluya. Ngiyo mwaramutse ni navutse ubwa kabiri, mwaramutse niyo nakiriye Yesu. Wakiriye Yesu? Wavutse ubwa kabiri? Urashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza? Unyandikire turagufasha. Yesu ni mwiza. Njya nkubwira ngo muri Yesu hari amahoro, muri Yesu harimo kuruhuka, muri Yesu ubonamo urukundo, muri Yesu ubonamo umugisha, muri Yesu ubona ubugingo buhoraho, muri Yesu usangamo imbabazi, muri Yesu usangamo abavandimwe, muri Yesu ubonamo inshuti. Ndagushishikariza kongera kugarukira Yesu. Niba wari warabivuyemo, niba wari warananiwe ukagwa, ongera ugarukire Yesu. Cyangwa se ukaba aribwo bwa mbere wumvisha aya makuru, ndagusaba nkwinginga wemerere Yesu agenga ubuzima bwawe, wemerere Yesu ategeka umutima wawe. Iki gitondo uhe Yesu ubuzima bwawe abugenge. Ntacyo uzahomba, ntacyo uzamuburana, ibindi byose birashira ariko Yesu ntashira. Abandi bose barapfa ariko Yesu ntapfa. Ibihe birahinduka ariko Yesu ntahinduka. Inshuti zituva ariko Yesu ntatuvaho. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu agukunda cyane. Iki gitondo Yesu aradukunda. Abamufite rero n'abamwemeye, namwe ngiyo bonjour. Ingorane zanyu zose muzimwereke, rwose Uwiteka yiteguye kubumva. Imana ihabwe icyubahiro ko yaduhaye Yesu. Komera Yesu amashyi ko yatwemeye. Umwami ahimbazwe. Haleluya, haleluya, amen. Yego, reka dusome ijambo ry'uyu munsi. Ni Abaheburayo 11:1 kugera kuri 6. Abaheburayo 11:1 kugera kuri 6. Turisengeremo, hanyuma dushimiremo Imana, kandi twongere twibukiranye icyo umwuka abwira amatorero. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Cyo cyatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Gahini kuba cyiza. Nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamije atarimurwa yuko yanejeje Imana. 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. Umwami ahimbazwe. Ndagira ngo uyu munsi
wongere wizere nanjye nizere. Kwizera Imana, kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, icyo ni kimwe. Hari no kwizera Imana, kwizera imbaraga z'Imana, kwizera amaraso ya Yesu, ukizera Yesu wazutse, ukizera ubuntu bw'Imana, ukizera umwuka wera w'Imana, ukizera imirimo y'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Ukizera Uwiteka ko nawe yagukoresha, ukizera. Haleluya. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Ni ukuvuga ngo kwizera, umuntu yizera nta kintu abona, ntacyo tuba tureba, ntacyo tuba dufite, ariko tukizera Imana ko ibishoboye, tugasenga tukizera Imana ko ibiriho, tukizera ibyo bintu uko biriho, tukabyizera. Haleluya. Hanyuma muri kwa kwizera Imana, muri kwa kwizera Yesu, muri kwa kwizera imbaraga z'umwuka wera w'Imana, Imana irabikora uko twayizeye. Ni Imana ivana mu bitariho igashyiraho. Ni Imana aho inzira zitari, Uwiteka ntabiba bihari, Uwiteka akaza akabishyiraho uko twamwizeye. Ni ukuvuga ngo nibyo tutareba ntabiba bihari. Ntibavuga ngo nizeye iki kintu kandi ukireba, oya, uko ntabwo ari ukwizera. Cyangwa se ngo nizeye iki kintu kandi uzi aha inzira zacyo zizava, oya, twizera igihe nta gihari. Haleluya. Imana ishimwe. Nyuma yo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, tukamutuzamo, tugenda twizera n'imbaraga ze n'ibitangaza bye. Ibyo tutareba, tutabibona, turabyizera ko byo bihari. Amen. Ukwizera rero kwisengera uyu munsi, kwizera kw'ibitangaza ni impano y'Imana, kandi tugenda tuyipuratika mu buzima bwacu. Ni ukwizera gutuma duhagarara muri uru rugendo rujya mu ijuru, kuko ibiduhinyuza byo ni byinshi. Ibihinyuza abanyamasengesho muri iki gihe ni byinshi, ibihinyuza abana b'Imana byo ni byinshi, ibihinyuza abizeye ni byinshi, ariko twebwe tugumya ku cyo twizeye. Niba ari ijambo ry'Imana, Imana itubwira, turihagararaho ngo nuko bimeze, ni iki Yesu avuga. Ibyo abantu bavuga ntitubyumve, iby'isi ivuga ntitubyumve, iby'ibihe byerekana ntitubyumve, tukareba ku cyo Imana ivugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Haleluya. Ngo kwizera niko kwatumye Abeli yari yarizeye Imana. Abeli yari yarumvishe Imana. Muzi ko Abeli na Gahini bavaga inda imwe, ariko Abeli we yizeye Imana, avuga ati iyi Imana impaye gusarura, Imana impaye ibi byiza, ngareba ibintu byiza mu byo yaratunze. Ajyana amaturo imbere y'Imana, areba ibintu byiza. Haleluya. Kuko yari yizeye Imana, ngo kuko yarebye Imana, akabona ukuntu Imana ari nini, akabona ukuntu Imana yamuhaye umugisha, nuko ayizeye. Deja nuko yabanje kuyituza muri we, amaze kuyituza muri we avuga ngo ni ngombwa ko naturira Imana, kandi ntatura gusa nkajyana ibyiza bishima. Ngarahaguruka ajya guturira Imana, ajyana ibyo byiza. Uko kwizera rero kwamuhanirijwemo no gukiranuka. Iyo twizeye Imana turanakiranuka, kuko deja twayizeye tubanza tuyituza muri twe, noneho tugiye kwizera n'imirimo yayo n'imbaraga zayo. Tugiye gukora ibyiza biturutse mu kwizera. Nka hano nka Abeli, umwami ashimwe, umwami ahimbazwe, Kristo yamamare. Haleluya. Ngo kwizera niko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru. Enoke yarizeye, arizera. Hari igitabo nigeze gusoma nshaka kumenya ibya Enoke, bavuga ngo Enoke yabanye n'Imana imyaka 300. Ni muri 300. Enoke reba kugendana n'Imana, wumva Imana mukorana. Enoke arayizera kugeza ubwo ijuru ridesize ngo uyu muntu akwiriye kuva mu isi. Aragenda arimurwa, n'umubiri warimurwa. Imana itugirire neza. Haleluya. Enoke yari afite kwizera kwinshi. Ndagira ngo natwe uyu munsi dusaba Imana twuzuze kwizera, kandi uyu munsi dukorere mu kwizera, tubeho mu kwizera, tuvugire mu kwizera, turyamire mu kwizera. Haleluya. Noneho uve kuri 6, utizera ntibishoboka kanezeza Imana. Ni ngombwa ngo twizere. Niba tugira ngo Imana inezerwe, ni ngombwa ngo tuyizere, twizere ijambo ryayo, twizere iki tubwiye, iki dushakaho, twizere. Haleluya. Ngo utizera ngo
kuko utizera atayinezeza. ngo kuko uwegereye Imana akwiye kwizera yuko iriho. So wizeye ko Imana iriho? Turabyizeye, turabihamya, n'iminwa n'imibiri yacu irabihamya, cyangwa ni ku munwa gusa? Mu mutima nta birimo, mu bikorwa byacu nta birimo. Ni ukwiganyira, ni ukwiheba. Kuko iyo umuntu atizeye agira amaganya, agira ubwoba. Ubwoba ni ikinyuranyo cyo kwizera. Imana iturengere. Uyu munsi tubwire Uwiteka ko tumugirire icyizere, tugarure kwizera, kandi tubeho mu kwizera kubw'uyu munsi. Turagushimiye Yesu, turaguhimbaje, turagushimiye. Ubuntu bwawe nibwo buduhagaritse kwizera, niko kwaduhaye Yesu. Ko Mwami uwakwizeye Yesu atura muri we, Yesu araza akabana nawe. Uwizeye Yesu nk'umwami n'umukiza we aba amahoro. Uwizeye Yesu imigisha yose imuzaho. Uwizeye Yesu ntacyo abura. Twizere kandi natwe Mwami mu buzima bwacu tubeho mu kwizera, duharanire gukora ibyiza bwo kwizera. Ibyo byose bizaduhaniriza no gukiranuka nk'uko Abeli byagenze. Kwizera bizatuma tubana nawe, kuko Enoki yarakwizeye abana nawe. Haleluya. Twizera ibintu bidahari. Hari aho tugera muri situwasiyo runaka, nta nzira, ntacyo tubona. Mwami uhereye uyu munsi tujye tukwizera. Uhereye uyu mwanya, uyu munsi tushyizemo kwizera. Dukorere mu kwizera, tugendere mu kwizera, tuvugire mu kwizera, tubeho mu kwizera. Twongere Mwami tugarukane kwizera mu buzima bwacu, mu bugingo bwacu. Abatayizeye bizere Yesu, ngo bamenye Yesu, bizere imirimo yawe, bizere ijambo ryawe. Abo nabo Mwami turasabye ngo uyu munsi ubasure ubagereho. Uyu munsi tugutumye ku bapagani batarizera izina ryawe, batarizera ijambo ryawe, batarajijuka, bakiri iyo ngiyo mu butamenya, mu izina rya Yesu. Ariko nibizera barakira, nibizera barabaho, nibizera imiryango yabo irakira, nibizera ibyabo birakunda, kuko ntawakwizeye gakorwe n'isoni. Mwami urakoze Yesu. Twatuye kukwizera kuri uyu munsi, twatuye kwizera mu mwuka wacu, twatuye imbaraga zo kwizera ngo zitwuzure. Ubuzima bwo kwizera aba aribwo tubamo, tubeho twizeye, duhagarare twizeye, tugende twizeye none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Urakoze Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Twizera, tugenda twizera Imana.